Action. Reka ntangire mbaha ikaze mwebwe abakurikiye channel yacu mudasobwa shonge muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro. Turi kumwe n'umukobwa hano mwiza kuri kamera. Amakuru yawe mu bintera isoni murakoze nitwa Cyuzaline. Umeze neza? Yameze neza. Sa neza neza. Merci. Hanyuma Cyuzaline. Uyu munsi mpamvu nagutumiye kugira ngo tuganire hano nuko nshaka kugira ngo tugire inama dushobora kugira abadukurikiye cyangwa se n'ibitekerezo dushobora gutanga bitewe n'uburyo mpuzi cyangwa se n'uburyo asanzwe mubona. N'igitekereza ku kijyanye n'urubyiruko cyangwa se ku kijyanye n'imibereho cyane cyane by'umwihariko muri iyi minsi turabona urubyiruko cyane cyane nk'abakobwa cyangwa se n'abahungu. Abahungu abenshi bari gutekereza yuko kuba yaba umuntu ukaze ari uko yaba afite umusaponsa ku ruhande. Icyo bita umusaponsa urakizi? Umusaza. Wowe wiyumviye umusaza kandi nyina rimbuze umusaponsa se hari business afite? Saponsa kari umuntu supporting umuntu bitewe na business, uwo muntu afite business kugira amusupport. Ariko hari uburyo nyine baba bafite uburyo supporting bijyanye gute nyine? Good. Umupolisi cyari cyo. Icyo nta ubwo se yo ni umusponsor cyangwa ngo wabajije ashaka kumukura. Abanyarwanda ni navuze ku ruhande rw'abahungu, we ku ruhande rw'abakobwa, ariko n'abakobwa nabo hari igihe cyo kumva ngo bafite n'abasponsor cyane cyane, ariko abakobwa nibo bakunda kubivuga. Ibijyanye rero n'ibyo bintu n'abasponsor, hari umustar umwe waririmbye ngo ariko ni Marina yaririmbye indirimbo ngo Dumi, umusaza n'umujene. Ariko biriya bintu ntago nje mbishyigikira. Ku musaza n'umujene, umusaza n'umusaza, umujene n'umujene. Ariko biterwa n'uburyo aba umujene mu gikorwa runaka biterwa. Mu kihe gikorwa? Ariko duzise ko hari abasaza baba ari abasaza ariko bafite ubushobozi bwo gukora nk'iby'abasore. Urugero abasore barusha imbaraga abasaza mu bijyanye n'iki? Abasaza barusha imbaraga abasore mu bijyanye n'iki? Mu bijyanye biterwa n'icyayi ikihe nyine barusha imbaraga? Iki igikorwa cyose ugiyemo kimwe kakurushemo imbaraga kagikoramo nk'umusaza. Iyo gikoze nk'umusaza hari ugikora nk'umusore. Hari umusore ushobora kugikora igikorwa icyo ari cyo cyose. Urugero nyine, urugero. None se nk'ubu tuvuge niba ngiye guhinga hanyuma nkahinga nk'abasaza, umusaza akaza agahinga nk'abasore, urumva umusaza nyine aba yandashe. Rero bajyavuga ngo agasafuriya gashaje akungo gashaje niko karyoshye imboga. Nawe urabizi? Ndabizi. Wigeze uhura n'igisaza se cy'uryohereza nuko nguko? Oyanjye ntago nkunda abasaza, ndacyari muto. Kandi uvuze ngo bagasafuriya ibyo tubibwirwa n'abadukuriye, ababyeyi bacu. Kuki wabyakiriye kandi buriya icyo umuntu mukuru avuze ujye ucyumva uyutege yombi hano nagikurikiza, kuko abakuruta afite experience mu bintu byose. Njye nganira n'abantu bakuze, sinjya nganira n'abana. Ninde muntu mukuru wigeze uganira ushobora kuduha nk'urugero, wenda ntumuvuge izina ariko uvuga nde? Oya, ni benshi zibanye mfite zose zirakuze gukundana n'abasaza. Oya, mvuze inshuti ntabwo mvuze gukundana. Zawe n'abasaza? Inshuti ni inshuti yanjye, ntago ari abasaza. Wowe wishaka kunteranya n'abanyarwanda, ushaka kuvuga ko ngiye nkundana n'abasaza cyangwa inshuti zanjye ari abasaza. Abantu bakuze, inshuti zanjye abantu bakuze. Iyo umuntu akuze aba ari iki? aba ari umuntu urengeje imyaka 45. 45 aba ari iki?
aba ari umuntu ukuze nyine uzi ari umusaza ntabwo ari umusaza, ari umusaza cyangwa umukecuru. nta kibazo ubivuga uko ubishaka ariko ni inshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo wowe ukundana n'abasaza? Oya, urukundo n'ubucuti biratandukanye. Nkundana n'umusore kugira ngo ubyumve neza. Ufite umusore ukunda? Ntabwo ari ngombwa ngo tubishyire ku karubanda. Ushobora no kubivuga kugira ngo abe yumva ari ntuza yawe, kubera ko respect aho ari hose, izina si ngombwa. kandi wasanga umukoze mu bantu wasanga ufite nka 5 buri wese akiyumvamo. Ni nabyo byiza uba ufite nk'umusaposa ku ruhande, ufite igisaza kigusapotinga, ufite n'umusore hariya ku ruhande ukemura ibibazo bindi. Uwo umwe arampagije bituma by'abasore. Uwo umwe arampagije, byose arabikora. Byose arabikora ntabyo adashoboye. Nta na kimwe adashoboye. Ese kuki utinya kumuvuga niba wumva? Ntabwo ari ngombwa ngo tumushyire kuri kamera, ntabwo akunda social media, ibyacu biri private. Ko yakubwiye? Oya, niko nge muha respect bitewe n'uburyo. Hari igihe wasanga ari byo akunda. Oya, ntabwo ari byo akunda, ngenda muzi neza. Ibyacu tubizi ko ari prive, nidukenera kubisakaza tuzabishyira kuri kamera muturebe. Ariko ngo abakobwa muri iyi minsi musigaye mushaka n'abagabo, mwamara kubashaka ariko mukaba mwifitiye n'abandi basista ku ruhande mukakemurira ibibazo bya bindi ngo by'iki. Uwo ntabwo aba yashatse. Wumvise Brian na Muyango se? Buriya rega ntuza, hari akantu ngo iyo ushaka kuba umuntu ukomeye ugendana n'abakomeye, noneho iyo ushaka kuba umuntu ugendana n'abantu bari aho. Brian na Muyango ntabwo mbavugaho ibintu byinshi. Buriya ntabwo uri umuntu w'umugabo wajya guhangana ngo umugore mugenzi wanjye atwaye umugore. Ariko abagore, hari abantu baryoherwa no kuba bari kumwe n'abagore bagenzi babo. Ariko si bisanzwe wirengagije yuko hari umugore udashobora kumva yuko adashobora kuryamana n'umugabo akishimira yuko yaryamana n'umugore mugenzi we. Ibyo oya basubiza icyo kibazo. Wemera ko bibaho? Ntago ngewe nkurikije nuko nge mbitekereza. Buriya umuntu afata umwanzuro wo gushaka azi ikimunejeje. Hari igihe yihisha mu bantu kugira ngo abantu nyine batamenya yuko ari umutinganyi, reka tubivuge gutyo, batamenya yuko ari umutinganyi. Ntago Muyango ari umutinganyi. Iyo aza kuba ari umutinganyi yari afite uburenganzira bwo kuba yagumarana n'icyo. Nyine hari ababikora kugira ngo bagumane izina ryabo yuko ya titire y'icyo bari cyo. Buriya ngo ibishe byose bizagaragara. Uretse mubaza ikibazo kimwe, wemera yuko bibaho ko hari umuntu ushobora kuba hari umuntu ushobora kwigira umuntu runaka kugira ngo ahishe ikimurimo? Urabyemera? Oya yego. Ntabwo mbyemera. Buriya ikikurimo utabyemera nyine nuko utarabona. Oya, buriya umuntu nakubwira ngo ngewe nshaka gusara azasara koko. Nakubwira ngo ngewe nditonda, buriya kuko aba yitonda. Buriya ikintu cyose kiri mu mwijima kijya ahagaragara igihe cya nyacyo. Abantu batingana rero baba bafite ibikomere. Kuba baba bafite ibikomere, hari ibiba bibabangamiye cyangwa hari uba warababaje. Kuba umuntu yavuga ngo nge neruye sinkishaka umusore, ndashaka umukobwa mugenzi wanjye, nuko ushyize muri logique abo basore bose cyangwa abo yahuye nabo baba baramubabaje. Umuntu aba umutinganyi kubera yuko yababajwe n'abasore. Yego. Cyangwa kandi hari umuntu uvuga ngo yarabivukanye. Cyangwa nyine ndi kukubwira, hari ubivukana, hari n'ububyiga kubera ikigare. Wigeze utinganaho? Oya, nta nubwo nanabirota. Ninde muntu mwatinganye? Kandi ntanabirota.
ntabwo nabirota kubikora ntabwo bishoboka. nta mukobwa mugenzi wawe se mwigiye mujya mwigeze mukora dukundane uruhe rukundo hariya wowe urangagaje urukundo hano rw'abavandimwe inshuti biri aho ibijyanye muri dipu ngenda umuntu Imana yarandemye indema buriya hari umufasha wanjye nubwo atari yaza ariko azaza igihe cya nyacyo hari urubavu navuye umufasha wawe ntabwo araza tuzabishyira ku karubanda naza nyine nkavuga ati njyewe nakamanitse sinza ko nzaba namanitse cyane ntawe ufite ku rubanda umukunzi arahari ntabwo ari ngombwa ngo mushyire kuri kamera ndagusabye wituma rwose ibyanjye iby'inkundo zanjye ni private bishaka ko mbishyira muri kamera tuzabivuga igihe cya nyacyo nyine tukiri aho ngaho utekereza iki ngira ngo inkuru warazumvise nuko ibintu bimeze gutya kuri imihanda ariko se utekereza iki ni nk'iyihe nama wagira umuntu kuko wenda muyango we ntiwamugira inama na kimenyi ntiwamugira inama ariko umuntu ushobora kuba uri muri nk'iyabo ngabo ibijyanye se no gutingana oya buri muntu wese ni amahitamo ye nimba ari byo bikunyura ca inzira zawe nimba bitakunyura njye ntago bari abantu bashyigikira ni ukuvuga ngo wowe niba bitamunyura nyine nimba we gukundana n'umukobwa mugenzi we rwose bimunyura nabikomeza uramushyigikiye none se ubundi nde uriya ngo umwana ujya ikuzimu n'ujya iwabo ntaba batangira umwana umuhana avayo umuhana ajyayo we nimba rwose